ibi bintu ugiye kukumenyesha nubwo mbizi ko bitemewe ariko bishobora kugufasha. Ese waba utunze telefone ya smartphone yawe, iyo telefone ya smartphone yawe ufite mu ntoki ukaba utaruzi ko ushobora kuyikoresha kugira ngo ube wumviriza ibintu abantu bari kukuvugaho nubwo waba utari muri icyo cyumba telefone kandi nta n'uwakeka ko iri ku recording iri gufata amajwi. Tuvuge wenda nk'abantu bari kuganirira mu cyumba ukeneye kumva ibyo bari kukuvugaho cyangwa se ibitekerezo bafite cyangwa se nko mu nama runaka ukeneye kuba wayikurikirana ariko utari uri muri icyo cyumba. Telefone yawe rero uyikoresha iki? Dore intambwe ebyiri ugomba gukoresha. Intambwe ya mbere uragenda ukadownloadinga muri Google Play Store yawe cyangwa se App Store bitewe na telefone ukoresha, ukadownloadinga application yitwa Background Voice Recorder. Ayi application ushobora kuyidownloadinga ukayishyira muri telefone yawe, then warangiza ukayifungura ugakanda voice recorder. Icyo gihe uba wamaze allowing permission yuko ibishobora gukorera background, warangiza ugakanda power button nyine ikazima ukayisiga aho ngaho nk'ucaginze, ariko mo imbere y'ubwayo ikaba iri gufata ibintu byose biri kuvugirwa aho ngaho ku buryo nyuma yaho waza kuza ukaza kubyumva witonze nta kibazo na kimwe ufite. Uburyo bwa kabiri rero nabwo abantu benshi bakunda gukoresha nanone bwiza, areba ano matelefone y'ama Android cyangwa se ama iPhone abafite ayifitemo icyitwa ngo ni live listen, aho ugenda iyo system ukayifungura, then phone yawe warangiza ukayihuza na ekuteri zawe za Bluetooth wambaye cyangwa se ama AirPods, warangiza telefone ukayalawinga permission, then ibintu byose biri kuvugirwa aho ngaho wamara gufungura live listen bikajya biza bita byinjira muri izo mikoro wambaye mu matwi cyangwa se izo Bluetooth wambaye, ukajya ubyumva nyine live biri kuba. Bivuze ngo wibereye nko mu kindi cyumba cyangwa wibereye hanze uri kwikorera utuntu twawe ariko ukeneye no kumenya ibintu biri kuberamo imbere n'ibyo bari kuvugiramo. Ubwo nibwo buryo bwa kabiri ushobora gukoresha bwo kuyihuza na Bluetooth, bakajya babivuga wowe uri kubyumvira wibereye hanze nta kindi kibazo ufite. Gusa ariko mukamenya ko bitemewe, ukamenya yuko baramutse bakuvumbuye n'iki simbizi uko byagenda. Andika muri comment tubwire ikindi kintu twaza kukubwiraho mu kanya. Ikindi niwe bagirwa kudufollowing.